prosecuted for that. Umugabo nejo bone nka kwijyanira hehe kwirimbi mbere yawe se mbere yanjye nyine se naracaje nkawe wagasaza we ngenda ndashaje ndashaje se niyikoreye umwami muceceke mwese ngenda ndashaje ze kwizi se ngiye mfite amatama nkaya mutabaruka ceceke kabye nanga mukwiye kwiyubaha jya kwayura hirye yongewe Paruno nduhira ibyo duri mfunga toilette wahanze ndakwiyamira ubone ibintu ugira baza kugeza kucyo muhira imbiriwe bitakingezaho songo byabuje abagore bose muri katiye kunkunda bakajya bamvuga neza mukagoro bakababyeyi wagabo nyabago barivuga naza nyamukondogoro zikajya zikarondogora nyamukondogoro nini wowe You know you can be prosecuted for that. Umugabo nejo bone nka kwijyanira hehe Prosecuted for that. Umugabo nejo bone nka kwijyanira hehe kwirimbi mbere yawe se mbere yanjye nyine se naracaje nkawe wagasaza we ngenda ndashaje ndashaje se niyikoreye umwami muceceke mwese ngenda ndashaje ze kwizi se ngiye mfite amatama nkaya mutabaruka ceceke kabye nanga mukwiye kwiyubaha jya kwayura hirye yongewe wabari cyakoze nisurije abagabo mwese mwaje muri aka kagoroba k'ababyeyi ninjangwa twicaranye ngiye ndinjangwa akayungura siwumva genda akayungwa murikiraho papa runo akubwo ntabwo ushobora kwihangana nk'umuntu njye sinabana na papa runo muri iyi nzu nanjye sinakihanganira kubana na Marono n'uyu muti waba afite uzo mushira no gushukura cyo kikawo warutwewe uko gasa n'amabinga mabi Yesu we Imana ikubabari ariko mana yanjye nese waba batafunze umuntu urengana ni reba kujyana umusamariya papa Benjamin ugasigiye Maraya Maraya ni so wa mugabo mwaramutse mwiriwe ngira ngo murabizi ko umuyobozi yagize ikibazo akaba ninjye bateye rero umusimbura nta kibazo amakuru yanyu ni meza twe ni meza nawe se papa Benjamin nanjye siki amakuru yawe ni meza si meza bitewe n'ahantu avuye tubanze twumvikane papa Benjamin ngira ngo mwese murabizi ko amaze igihe kingana n'amezi 3 afunze azira umwana we wacuruzaga mugo akanayenywa muyobozi ntayanywaga atarenywaga asanganaga nk'urudodo ari ukubera siporo igihe cyonzi cyo nuko mu idosiye ntigeze numvamo kunywa mugo ubundi se wavuga ko yanywaga twumvikane Peperia ndacyakomeza ambo papa Benjamin rero nyekere nama ya mbere ujemo kuva wafungurwa yego ni ya mbere papa Benjamin mpungure zaragutonze kabisa zarageze kugira nko munsi y'iziko yaba wese narenze ko umuntu yabigikara bikagera hano nawe urabizi nyine ko ari ukubera imibereho mibi ahubwo avuga ngo wihishaga mu ivuta wanguriye se ariko surabekana mu twese turi kubibona n'icyamukaje n'ikibyemere Paperia nuko usigaye wigira narakwitangiye ubu nituba dufunganywe kuki bitabaye nuko ndengana mureke mumeze mwabagabo mbere na mbere rero mureke tubanze duhe ikaze papa Benjamin ugarutse muri societe y'abantu batanywa ibiyobyabwenge papa Claire itonde ugarutse muri societe y'abantu batafunzwe Paperia nawe itonde nta jambo urahawe hakuntu umwigize dukomeze akaba agarutse muri societe y'abantu badasa n'amakara gakaraga inyo muziko wa kigorewe kagora mu mugongo wa ngurube kigore n'inyoko ariko mana yanjye
nese uba batafunze umuntu urengana ni reba kujyana umusamariya papa Benjamin ugasiga iyi maraya. Maraya ni so wa mugabo. Ako mama Shami nibura maraya abe mama, ariko papa ngo abindaya indaya umugabo koko. Maraya ni so. Uracyabyemeza? Urabona afite abantu batafunzwe. Paperiya nawe itonde nta jambo urahabwa hakuntu umwigize. Dukomeze. Akaba agarutse muri sosiyete y'abantu badasa n'amakara. Gakaraga imyumuzi kwa kigoreho. Kagora mu mugongo wa ngurube kigore n'inyoko. ariko mana yanjye. Nese uba batafunze umuntu urengana ni reba kujyana umusamariya papa Benjamin ugasiga iyi No.